Kuri uyu munsi wa none ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 mu karere ka Nyagatare habereye igitaramo cya Rimbaturamugabe. Iki ni igitaramo cyahujije abahanzi bagera kuri 4 akaba ari bo Bruce Melody, The Ben, Kitoko ndetse na Bwiza. Ku rubyiniro habanjeho umuhanzi Bwiza watangiye mu mbyino zasanzwe nk'uko asanzwe amenyerewe kubyinira abafana. Yagaragaye aririmba neza cyane ndetse aririmba indirimbo zakunzwe n'abatari bake, amajwi aryoheye amatwi by'umwihariko yiganje mu njyana icuranze live cyangwa se ibintu by'ako kanya. Hakurikiyeho umuhanzi Kitoko cyangwa se Bibarwa Patrick, nawe waje kwigaragariza abafana biwe ndetse agaragaza ko ari umuhanzi w'umuhanga ndetse w'inararibonye mu bijyanye n'uburirimbyi, cyane ko abimazemo igihe nubwo yari yagiye mu masomo hanze y'u Rwanda akamara igihe kigera hafi ku myaka 10. Gusa magingo aya yiretse yo mu karere ka Nyagatare ndetse bamwereka ko bakimwibuka kandi bamwishimiye ndetse banamukunda cyane. Hakurikiyeho umuhanzi The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin cyangwa se uri kugaruka ku mbuga nkoranyambaga mu guhangana cyane n'umuhanzi Bruce Melody. Basa nk'abangana kubera ko bose bikoreye uruhando rwa muzika nyarwanda, kuko bigaragara neza ko aribo bari ku ruhembe by'umwihariko mu muziki nyarwanda wa magingo aya ngaya. Aba ni abahanzi bombi bahanganye ku rwego mpuzamahanga ndetse no mu Rwanda, aho uyu munsi wa none hari abafana birwa baririmba bati Tiger n'abandi bati 001 cyangwa se Munyakazi. Aba ni abahanzi bombi bamaze imyaka irenga 5 bahanganye nyuma y'uko uwitwa Ngabo Robert Medar cyangwa se Meddy yerekeje mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu akaba yarasanzwe ahanganye n'umuhanzi The Ben, gusa magingo aya ngaya byahinduye isura. Bruce Melody niwe waje mu cyumbo cya Meddy, aho uyu munsi wa none abafana bahangayikishwa no kuba Bruce Melody na The Ben baraza kubyina bishakamo uraza kurusha undi. Gusa uyu munsi wa none nk'uko mu minsi yashize mu karere ka Musanze byaje kugaragara neza ko The Ben yarushije Bruce Melody mu buryo bwose bugaragara. Uyu munsi wa none Bruce Melody yaje yinyaye mu isunzu ndetse yanisubiyeho mu buryo bwose bushoboka, yaba mu mitegurire, imbaduko, imibyinire n'ibindi byose biranga umuhanzi uri ku gitaramo cyangwa se uri guperforminga, kuko Bruce Melody yaje yisubiyeho ari kurekura indirimbo ze kandi akazekura mu majwi meza cyane ndetse banaziririmba akanazibyina kubera yari afite timu y'abantu bari kumubyinira indirimbo. Bruce Melody kandi wagaragaye ku rubyiniro yishimiwe n'abatari bake, gusa na The Ben nawe byaruko kubera yuko The Ben nawe yaje kugaragara ku rubyiniro yinjiye mu njyana gakondo aririmba ikinimba, aho byashimishije abatari bake by'umwihariko abo mu karere ka Nyagatare bakunda injyana gakondo ziganjemo ikinimba ndetse n'izindi njyana gakondo zitandukanye. Aba n'abahanzi bombi bari gutitiza igihugu kuri uyu munsi wa none ndetse yewe nibwo nkoranyambaga. Si ibyo byabaye uyu munsi gusa, mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye habaye Iwacu Muzika Festival umwaka wa 2026. Iyi akaba ari ingarukamwaka n'ubundi imaze kumenyerwa mu Rwanda kubera yuko imaze kumenyerwa by'umwihariko kubera umwaka wa 2019. Yayitabiriwe n'abahanzi batandukanye batari bake barimo nka Roskana, Davis D, Amarone n'abandi batandukanye. Byagaragaye neza ko ari abahanzi b'indashyikirwa. Nshuti bakunze mudasaba kubana natwe nimba uri mushyashya ahantu wisanze Leta Rwanda. Icyo usabwa ni ukubana natwe umunsi ku wundi ukajya ukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu. Ciao ciao.